gusa nuko ariko nawe warampigaga ubuse n'uwo waranyisha ahubwo erega ntabwo ari jyewe ntabwo ari jyewe urabizi ko twabanye ariko kubera ibibazo nari ndimo niba se yari jyewe nabo ari abahungu bawe nyine uburyo nabo twahiganaga hasi hejuru abona nta kindi kintu muri gukora kugira ngo mbashe gusohoka muri ibi bibazo ni ngombwa ko wirukanka nko gushakisha ariko ndagushimiye pe ihangane ibyabaye byarabaye ndagushimiye kuba wemeye ko tujyana mu ngamba kwama ibyangombwa nari nkeneye yewe ariko ubu so kubikwereka nkabisubira wajyana se ngo wabisubirana kandi nshaka ko uyu nibura nkaba mbibitse ubuse njyewe naba mfite ikihe cyizere waya humura ariko humura ntaguhinduka reka twarabanye ntabwo uri mwiza sha nawe ndabizi oya humura niba wemeye ko tujyana mu ngamba ukaba unyemereye kumpa uyu muzigo w'ibi byangombwa unyizere kandi ugire icyizere yuko nanjye nzasoza isezerano twagiranye niyanze umubamo. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byagera ahantu bicanganye, ariko aka kanya ugiye gusobanukirwa. Urabona ko umusaza twizeraga wabashije kuba yasigirwa imitungo yaba Iribageza ngo azayibahe bakuze, urabona ko atangiye kuba yagambana ashaka kuba yarya imitungo y'ababyeyi ba Iribageza yasigiwe kugira ngo azayicunge, aba bana nibakura azabamenye ababwire icyo bari cyo. Yuko mwibuke ko abantu twarebanye episode zashize, muribuka ko ababyeyi ba Iribageza na musaza we bapfiriye mu mpanuka y'imodoka. Rero uyu musaza niwe wari uhari, ari umuganga, bagiye kwivuza. Uyu musaza icyo gihe yari umuganga, rero amaze kuba ari umuganga, ba Iribageza na musaza we bari batoya cyane. Uyu musaza niwe wari uzi urupfu rw'ababyeyi ba Iribageza na musaza we, rero byatumye bamusigira imitungo kubera ko bagiye gupfa. Uyu musaza ariwe wari uri kubavura ahari, bamusigira impapuro z'imitungo yabo yose ngo azabashe kuba yayirinda. None agambanye na Rugema, kandi Rugema iyi mitungo niyo yashakaga. Izi mpapuro yuko imitungo yari ayirimo, ariko yashakaga izi mpapuro cyane. Kuba Iribageza akiriho nuko Rugema atari yarabonye izi mpapuro, nizo zari zitumye Iribageza abasha kuba agihumeka. Rero uyu musaza abashije kuba yatanga izi mpapuro akaziha Rugema, bakarya imitungo ya ba Iribageza. Rero iyi filime iri kugenda igana ahantu hakomeye cyane, aho igiye icanganye, ariko byose turaza gusobanukirwa. Hano tugeze kuri uyu munota, nimba turi kumwe, jya muri comment ushyiremo ama emoji y'umutima cyangwa ushyiremo igitekerezo cyawe, tuvuge kuri uyu musaza ibintu abashije kuba yakora ni byose cyangwa si ibyo byose. Urajya hano muri comment ubishyiremo, nurangiza nimba udashoboye gushyiramo ibyo ngibyo uri kubona yaba yakoze, ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu badukurikira hano kuri iyi channel umunsi ku munsi. Kandi nimba nawe ugeze hano kuri iyi channel bwa mbere, nkandira kuri ako kantu kanditseho subscribe, nurangiza ufungure inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Rero uyu musaza akoze amahano akomeye cyane, kuba baramwizeye bakamuha icyizere atarakwiye, bakamusigira imitungo y'abana babo ngo babashe kuba bazakura akayibaha, ariko yanze kurya iyi mitungo yo wenyine. Sinzi impamvu agiye kuyisangira na Rugema, kandi uyu musaza ariwe wari uyifiteho uburenganzira bwose. Nubwo Rugema ayirimo, ariko uyu musaza niwe wari ufite uburenganzira bwo kuba yarya iyi mitungo wenyine, akaba yabasha kuba yayimara nta wundi muntu ahayeho. Rero sinzi ikiri gutuma afatanya na Rugema, bakaba bapanze inama akamuha impapuro z'imitungo yaba Iribageza. Ese koko uyu musaza yabatanze impapuro z'ukuri akaba azihaye Rugema n'uburyo yarwaniriye ba Iribageza bakiri batoya? Byose nibyo turi kurebera hamwe. Mwibutsa ko nimba ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, ugomba kujya muri comment ugashyiramo igitekerezo cyawe, ukaduha igitekerezo tukareba koko nimba uyu musaza yabatanze imitungo yaba Iribageza, impapuro z'imitungo yaba Iribageza ari iya nyayo. Kubera ko uyu musaza twibuke neza ko ariwe wasigiwe iyi mitungo kugira ngo ibashe kuba yazayiha ba Iribageza bakuze. Rero igihe cyo kuyibaha cyari kigeze, ariko agambanya na Rugema. Rero jya muri comment itubwire koko nimba izi mpapuro zaba ari ukuri cyangwa zaba ari ibinyoma. Byose kuba ugeze kuri iyi channel ugiye kujya usobanukirwa buri kimwe cyose kigiye kujya kibera muri iyi filime Inzira y'Umusaraba. Icyo ngusaba ni ukukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubona video zacu zigiye zitandukanye. Hano rero twabonye ko Nyiranambara na Fabiola bari kuvuga uburyo batswe
miliyoni 10 ariko bari batarazibona, none Rugema abashije kuba yabona impapuro, ariko Fabiola na Nyiranambara ntabwo barabasha kumenya ko Rugema yabashije kuba yarekurwa, akaba yabashije kuba yabona impapuro z'imitungo. Hano rero Nyiranambara yari arimo agambana na Fabiola uburyo bashobora kuba babeshya Kamarade na Emile, bakababeshya ko baza bagafata miliyoni 10. Nuko rero hano Fabiola yari afite ubwoba bwinshi cyane. Nyiranambara amubwira ati tugomba gushaka abasore b'inkorokoro bakaza, bamara kuza twarangiza tugahamagara Kamarade na Emile tukavuga ati miliyoni 10 twazibonye muze muzitore. Rero mwibutsa ko Nyiranambara aya mafaranga miliyoni 10 ntaga arabasha kuzibona. Fabiola rero yari afite ubwoba bwinshi cyane, arimo amugira inama. Ibare abagabo bazi ubwenge sabana, kubera ko n'abagome. Rero Nyiranambara ibintu urimo ushaka gutekereza ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko Emile na Kamarade n'abagome cyane, njyewe twarahuye ndabazi neza. Rero Nyiranambara arimo aravuga ko abazi nawe aricyo cyatumye agiye kuba yazana imitwe y'amabandi ikabasha kuba yabasha kubufata Kamarade na Emile baje gutora miliyoni 10. Fabiola rero yagumye amusaba kuba atabeshya ba Kamarade na Emile, kubera ko ba Kamarade n'abagome cyane. Fabiola barahuye, arabazi neza ko hari umunsi bigeze kuba bahura. Rero Nyiranambara kubera ko atabizi ntago ari guha agaciro ikintu bamusabye cyo kuba barekura Rugema, ariko twebwe twamaze kwibonera ko Rugema yabashije kuba yarekurwa. Sinzi ibintu bashaka kumukorera, yuko uriya musaza uko tubizi ntabwo yabasha kuba yagambanira Iribagiza na musaza we, kubera ko ibintu yabicunze kuva kera akiri umwana kugeza akuze. Rero ababyeyi mbere ba Iribagiza batarapfa nibo babashije kuba basigira imitungo. Rero sinzi icyatuma uyu musaza yabasha kuba yagambanira Iribagiza na musaza we, kandi tuzi ko ari we wakabashije kuba yanayirya wenyine iyi mitungo yasigiwe, atiriwe anashyiramo Rugema. Rero ni ibintu byagumye gutera abantu benshi urujijo, kubera ko iyi filime igeze ahantu haryoshye, ariko turahari ngo usobanukirwe. Nyiranambara yagumye abwira Fabiola ko yanakitanga kuri Emile na Kamarade, kubera ko baziranye, we nta kintu bashobora kuba bamugira. Fabiola ahita agira ubwoba cyane, abwira Nyiranambara ati ushaka kuntangamo igitambo, nanjye ndi uri mukuru wanjye ndakubaha, ariko njye ntago najya kwa Emile kugira ngo bamfatemo nk'igitambo cyanyu, kubera ko ndabazi bari abagabo n'abagome cyane twigeze kuba twahura. Hano Iribagiza yari arimo aganira na musaza we ku rupfu rw'ababyeyi be, rw'umuntu waba warishe ababyeyi be. Uyu musaza we rero arimo ashaka abantu baba barabiciye ababyeyi, ariko yarababuze. Ariko twebwe tuzi ukuri neza ko Rugema na Nyiranambara aribo bishe ababyeyi ba Iribagiza, aribo babateye impanuka, aribo rero batumye bapfa. Ariko uyu musaza wa Iribagiza aracyarimo ahiga ukuri neza, ntago arabasha kumenya abamwice ababyeyi. Na Iribagiza nubwo yabashije kuba yanywa umuti, ariko ntago aribuka umuntu waba waramwica ababyeyi, yibuka ko bapfiriye mu modoka. Ariko tuzi neza ko uriya musaza ise wa Kamarade azi ukuri kose, ariko atarabasha kuba yakubwira abangaba. Niyo mpamvu uyu musaza wa Iribagiza arimo ashakisha ukuntu yagera kuri ba Kamarade ngo bamugeze kuri se, kubera ko ari we uzi ukuri ko abishe ababyeyi babo. Rero ni ibintu bikomeye cyane byagumye bitera abantu urujijo bakunda iyi filimi Inzira y'Umusaraba, byagumye bibacangacanga ko uyu musaza wa Iribagiza yabahuriye na Iribagiza, cyangwa ababyeyi be baba barapfuye ryari. Byose twarabibonye muri episode zagiye zirangira ku bantu twagiye turebana iyi filimi, tukaba tugejeje kuri uyu munsi tukirebana. Ibi bintu byagiye bihita mu masizoni yagiye atambuka, kubera ko ababyeyi ba Iribagiza bapfa nabyo twarabibonye muri episode zabanje. Nimba utarayikurikiye usabwa gusubira inyuma ukabireba, kubera ko ni ibintu byabaye muri iyi filime. Hariho rero abantu tuba turi kubivuga ugasanga ntago iyi filime bayizi neza, baje duhera aho twari tugereye. Rero nkwibutsa ko iki ari cyagiye, nimba tugeranye kuri uyu munota, reba aho hantu handitse subscribe ubashe kuba wahakanda, ujye muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe. Nimba udashoboye kwandika n'ibitekerezo ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko twari turi kumwe n'abantu babashije kuba bagera kuri uyu munota. Benshi muri kugumya mwibaza amaherezo y'iyi filimi izagarukira hehe. Rero byose turahari ngo tubibagezeho, kugira ngo nawe usobanukirwe buri kimwe cyose kiri muri iyi filimi. Icyo usabwa ni ugukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ukajya muri comment ukajya utanga igitekerezo cyawe, kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu tugerana kuri iyi minota tuba twagiye tubagezaho, tuba twagiye tubakorera. Abantu muri kwibaza amaherezo y'iyi filimi, iyi filimi iri kugenda igana ahantu heza hashimishije, kuba twageze kuri episode irimo ibintu bivangavanze nk'ibi ngibi. Hano rero twabonye ko mushiki wa Cyusa yabashije kuba yakunda musaza wa Iribagiza, ariko nayo umubwire hano yari ari kwibaza nimba
Iribagiza yazamugera muri diru akamukinira agahuza n'uriya musaza we, ariko mushiki wa Cyusa icyo azira ntago yigeze abwira musaza wa Iribagiza ko amukunda, nicyo kintu ari kuzira, kandi twabonye ko na Kanyana arimo nawe arakunda musaza wa Iribagiza. Rero ni abakobwa babiri babashije kuba bakunda umuhungu umwe, ariko bose bari mu rujijo, nta n'umwe urabimubwira, nta n'umwe uramubaza nimba afite umukunzi. Rero ibintu bikomeje gutera abantu urujijo nuko aba bakobwa babiri babashije kuba bakunda umuhungu umwe, ariko ntibabimubwire, ntibamubaze nimba afite undi mukunzi, bagakomeza kuba bamukunda bakabyihererana ku mitima yabo. Twabonye ko rero uyu mukobwa hano yari ari mu gahinda gakomeye cyane, arimo arira yebaza ibibazo byinshi kuri ya musaza wa Iribagiza by'urukundo aba arimo amwibazaho bigiye bitandukanye, ariko ntago ajya atobora ngo abivuge. Niyo aje hano iwabo aramureba akisesatsa gusa, ntago ajya amubwira ko amukunda cyangwa ngo amubaze nimba afite undi mukunzi bakundana, kubera ko twabonye ko na Kanyana arimo arakunda uyu musore. Rero ibintu ntibyatinze hano, mu gihe mushiki wa Cyusa yari arimo akirira, arimo mu cyumba, yagiye kumva musaza wa Iribagiza arahageze, arimo aganira na Cyusa ku baba barishe ababyeyi be, kubera ko uyu musaza wa Iribagiza arimo ashaka amakuru y'abishe ababyeyi be neza kugira ngo abashe kuba yabashyira mu butabera. Rero musaza wa Iribagiza yari arimo abaza Cyusa ku rupfu rw'abishe ababyeyi be nimba yaba abiziho. Cyusa yamurangiye papa Kamarade ko ariwe waba uzi abishe ababyeyi be, kubera ko Kamarade na Emile nibo babashije kuba bazana umuti wavura Iribagiza, kandi uriya muti wari warasizwe n'ababyeyi ba Iribagiza bakiriho, bari basanzwe bamuha, ariko twasize Rugema amaze kuba yabona impapuro z'imitungo yose y'aba basore na Iribagiza, y'umusore na Iribagiza. Rero ni ibintu byagumye gutera abantu benshi urujijo, kubera ko Rugema namara kubona ziriya mpapuro nimba ari iza nyazo koko, nta kintu araba agikeneye, imitungo araba yayegukanye, ibyo bano bana bose ibyo baba bari kwirukankamo byose byaba birangiye, yuko Rugema ashobora guhita agurisha akigendera, akigira mu mahanga, akajya kurya imitungo yabo neza, yuko kuva kera kugira ngo yice ababyeyi ba Iribagiza nuko yari ashaka iyi mitungo, kandi twasize impapuro amaze kuzibona, uri kumva ko nta kintu kindi agikeneye kugira ngo yigendere. Rero niziba ari iza nyazo turaza kuba twabasobanurira buri kintu cyose. Rero urumva ko iyi filime ibashije kuba yagera ahantu iryoshye cyane ku bakunzi bayo, ahantu hakomeje kuba hatera abantu benshi amatsiko bo kuba bayikurikira. Mwibutsa nimba tugeranye kuri uyu munota, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana, ujye muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe uko kigiye kimeze, icyaba ari cyo cyose turagisoma tukakibanyuriramo muri make uko byagiye bigenda, kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Rero nimba uri umuntu ibyo bintu ubikore nyaboneka, kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu. Rero hano twabonye hano mama Cyusa yari arimo agira inama Iribagiza, amubwira ati ibintu byo muri rwa rugo ryo kwa ba Rugema ntazongere kuba yafata buri kintu icyo ari cyo cyose abashije kuba yabona ngo atangire kuba yakirya, kubera ko ibintu byahindutse, bashobora kuba bamuroga, kubera ko yamenye ukuri ntago ari nka mbere. Iribagiza rero yagumye amubwira ati aba babyeyi rero baba bashaka kunyica, baba baranyishe, niyo mpamvu natapfa kureka ikintu icyo ari cyo cyose cyo muri uru rugo, kubera ko batakimaye. Rero uyu mugore yagumye amubwira ati ariko ngo bitandukanye na mbere, kubera ko mbere ntago wari ufite ubwenge bwibutsa, kandi nkwibutsa ko hano babashije noneho kuba babona n'impapuro z'imitungo arizo zari zaratumye bamurera. Rero Iribagiza yanze kumvira uyu mugore mama Cyusa, kubera ko asanzwe aba muri runo rugo kuva na kera aribo bamureraga, bakaba bamukujije. Rero niyo mpamvu atapfa kureka ibi bintu. Rero uyu mugore mu by'ukuri arimo aravuga ibintu by'ukuri, kubera ko uyu mukobwa aho ageze noneho amaze kurambira ba Nyiranambara na Fabiola, kubera ko basigaye noneho babana mu nzu bahanganye. Ndashimira buri muntu wese tumaze kubana muri iyi video yacu. Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi video nshyashya tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Icyo ushaka gusobanukirwa wandike muri comment kugira ngo tuze kuba twagisoma tukuzanire igisubizo cyawe.